ese waba warigeze ukanguka nijoro ariko ntumenye impamvu ukanguka nijoro rwagati ukaba warusinziriye wumvaga wasinziye unaniwe wumva usa nkaho ukeneye kuruhuka ariko nijoro mu gihe wari uri mu bitotsi wahezeyo ugatangira kumva usa nkaho uhise ukanguka. Rero rimwe na rimwe abantu benshi bakunda kwibaza ese ibi ni ibiki, nawe ugasigara wibaza ese bingendekeye gute ko nkangutse nijoro nkaba ntazi uko bigenze. Abantu benshi ntabwo bajya babisobanukirwa. Rero niba ibingibi byarigeze bibasha kuba byakuba mu buzima ntugire ubwoba, ntabwo uri wenyine burya ibi bijya bibaho. Rero muri iyi video yacu niho tugiye kuba twarebera hamwe impamvu Imana igukangura nijoro bisobanuye iki. Ariko mbere yako tubyinjiramo byose bantu urebe niba bamaze gukora like ndetse na subscribe kuri YouTube channel yacu ni William Hicha, maze mbikugezeho byose kandi uze no gutanga igitekerezo cyawe muri commentaire uko ubyumva cyangwa se nibijya bikubaho. Burya buri uko umunsi urangiye mu gihe ijoro rije nta kintu kijya kiryoha nko kuba wagera nijoro ufashe cyagiye cyo kuryama ugatangira gusinzira. Yewe byaba ari ukuruhuka imiruho wacemo umunsi akazi kari kakunanije ibintu byose uragemo byari byagusteresheje, aho ngaho utangira kumva usa nkaho uri kugenda uruhuka. Buriya gusinzira bitangira kutuzanira bwa buryo twumva munyeri tukumva tuguwe neza dufite n'amahoro. Ese kubera iki Imana ijya dusanga nijoro maze ikaba yadukangura muri cyagiye natwe ubwacu twari dusinziriye? Rimwe na rimwe hari n'abongera bagahita biryamira ntacyo bakoze, kubera ko Imana irabizi neza nicyo gihe cyonyine tuba dufite cyo kuruhuka. Ndagira ngo mbikubwire ko uyu munsi tuba muri mwisi yasi y'umwuka, ariko nanone iyoborwa n'imbaraga ebyiri, haba imbaraga nziza n'imbaraga mbi. Twabyizera cyangwa tutabyizera uko niko kuri tutabasha guhunga. Ikiriho nuko isi yo mu buryo bw'umwuka nibasha kuyobora iyi si yacu igaragara, ariko kimwe mu bintu akenshi rimwe na rimwe usanga abantu twibagiza nuko wenda n'igihe twebwe twaryamye cyagiye isi yo gukomeza kwikaraga igakomeza gukora ibyayo. Isi irakomeza ntabwo ihagarara, bivuze ngo twebwe iyo turyamye isi yo irakomeza. Aho ngaho rero ni nabwo rwa rugamba rwo mu buryo bw'umwuka narwo rutangira ugakomera. Ese ntabwo waba warigeze mu buzima bwawe wibaza impamvu ubugome n'ubugizi bwa nabi n'ibintu bibi bikunda kuba byaba nijoro? Ese waba uzi impamvu bakunda gufata ijoro umwijima bakawuhuza n'ikibi? Ahubwo ni ukubera ko umwanzi Satani ahubwo yafashe ijoro agakunda kuba ari ryo joro, cyangwa se bavuga ngo ni ryo joro abona kuri we ibimubera igihe cyiza cyo kuba yatangira gukoramo bya bikorwa by'ibibi, bikabasha gukorwa kandi abantu ntibabashe kubimenya. Rero twebwe kugira ngo Imana ibashe kuba yatumenyesha bimwe mu bintu biba nijoro, niho handi uzasanga kenshi nijoro Imana idukangura. Aho ngaho rero Imana ibishaka ko dufata igihe tukaba dusenga muri iryo joro aho kuba turyamye, kubera ko urugamba ruba ari kuba mu buryo bw'umwuka. Yohana wa mbere ibice byaho 5:19 haratubwira ati, haravuga hati tuzi ko turi abana b'Imana, tuzi ko turi ab'Imana naho ab'isi bose bari mu bibi, naho ab'isi bose bari mu mubi. Rero Imana igukanguye nijoro ibishaka kugira ngo ujye mu isengesho utangire uhangane na ya myuka mibi yari iguhagurukiye mu ijoro. Matayo ibice bya 13:25 nuko abantu basinziriye umwanzi araza biba urukungu mu masaka aragenda. Rero mu yandi magambo beratubwiye ngo mu gihe turyamye muri cyagiye turi ku buriri bwacu dusinziriye niho umwanzi atangira gukora, agatangira kuzana ibintu byinshi byo kuturimbura, ndetse mu buzima bwacu atangira kuzana byinshi. Ibi rero muri ibyo bintu bibi byose umwanzi aba yohereje bituma Imana idukangura mu buryo twebwe tutari twiteze habe na gato. Aba ari uburyo Imana ibiri kutuburira ikutubwira uburyo ki twebwe tugomba guhara turi maso tugakanguka maze tugatangira gusenga. Yewe mu gihe urugamba ruri kuba ndetse n'igihe tutarubonesha amaso y'umubiri. Niyo mpamvu rero ibyo bintu utazabifata nkaho ubangamiye mu bundi buryo, ahubwo ntuzabisuzugure mu gihe ukanguwe nijoro muri ibyo bihe gutyo. Ibi rero bimeze nk'uwo mugani twari tubwiwe yuko umwanzi ahora yigenzagenza ashaka uburyo ki yakurimbura nyine mu gihe usinziriye, mu gihe usa nkaho ugoswe mu gake. Aho ngaho ni umwanzi ahora arekerereje kugira ngo abashe kuba yarimbura ubugingo bwawe. Rero Imana nayo niyo impamvu igerageza kuba yagerageza kukurinda ikagukangura kugira ngo ube maso, ukomeze witeguye guhangana, ndetse yewe n'igihe utabasha kubimenya. Imana ibasha gusobanukirwa ko mu gihe byoroshye ko urugamba rwakugeraho rukabasha kukwangiza, yewe n'igihe rero Imana ibishaka kugira ngo ibibona ko uri mu byago byinshi kandi ishaka kubikurinda ikabasha kukuburira.
Imana yitegereza imitego y'umwanzi ibizaza ndetse n'ibiriho kano kanya kugira ngo ibashe kukurinda utazagwa kimwe muri ibyo bintu byose, yewe ni mu gihe waba usinziriye. Dore rero hano niko bikora. Satani ibizi neza ko mu gihe dusinziriye cyangwa se mu gihe turyamye dusinziriye ko aribwo biba byoroshye twebwe turi vulnerable, cyangwa se byoroshye ko yabasha kutwataka. Satani bibizi neza ko ntabwo wabasha gusinzira mu gihe ntabwo wabasha gusinzira ngo maze unasenge usengere mu nzozi. Ibibizi neza Satani ko no mu gihe usinziriye ntabwo wasoma Bibiliya yawe. Ikindi ibibizi neza ko mu gihe usinziriye ntabwo ubuzi bikuzengurutse, ntuzi biba biri kukubaho n'ibiba biri ku ruhande rwawe, byose nta na kimwe ibizi, byose nta na kimwe ubuzi, ahubwo ibibizi neza ko ibyo bintu byose byakwataka bikakugeraho. Rero ninjoro mu gihe bwije umwijima ari mwinshi mu gihe isi yose isinziriye, rero ahangaha niho Satani ikunda kuba yahitamo kugira ngo ikore imirimo yayo ndetse itangire kuba yakangiza ubuzima bw'abantu benshi. Rero muri icyo gihe nk'icyo ngicyo ni nacyo Imana itangira kugukanguraho kugira ngo ubyuke utangire usenge, kubera ko igihe cyiza cyo gufata umujura ni igihe umujura umufate muri icyo gikorwa ari kwiba. Rero n'icyo gihe aba aricyo gihe cyiza cyo kuba watangira guhangana nawe mu gihe atangiye gukora. Ahubwo igihe rero cyane cyane igihe Imana idukangura, rero iryo joro idukanguramo cyane, ni nacyo gihe usanga Satani ashyiramo imbaraga nyinshi umwanzi ashaka kugira ngo ahubwo turusheho kuba twasinzira cyane. Ibi bintu murabizi, ahubwo kiriya gihe Imana igukanguye cya gihe ujya ubyuka saa sita, saa cyenda, saa kumi, cya gihe ni nacyo gihe uba ufite n'ibitotsi byinshi kubera ko umwanzi aba ashaka kugira ngo ukomeze usinzire ntubashe gusenga. Ese waba warigeze wibaza impamvu wumva ufite ibitotsi byinshi cyane iyo bije ku ngingo yo gusenga nijoro? Ibi ngibi ndagira ngo mbikwibutse, niba wibuka intumwa za Yesu Kristo uburyo nazo igihe bari muri ya jaride y'Getsemani, igihe nabo ubwabo bari batangiye bumvaga bafite ibitotsi byinshi cyane, igihe Yesu yababwiraga ngo mube maso musenge gato mutagwa mu bishuko, ababwira ngo babyuke byibuze basengane nawe byibuze n'igihe gito. Iki gihe bagize ibitotsi byinshi baramutererana rwose Yesu. Ibi byari imbere yaho gato ko Yesu afatwa. Rero nibyo ntabwo ari ibintu rero wavuga ngo nako kanya birahuriranye, ahubwo ni cyagiye n'ubundi nawe mu gihe wumva ugiye gusenga wumva ufite ibitotsi byinshi. Kandi mu gihe wenda wari bukanguke wenda ugafata telefone ugiye kuvugana n'umuntu cyangwa se ugiye gusubiza nk'umuntu, ntabwo wari bugire ibitotsi nk'ibyo ngibyo kuri telefone. Ugiye nko kwitaba telefone ukangutse, cyangwa se wenda ukangutse wenda ugiye kuba wakandikira umuntu message wenda izo saha, ntabwo wakumva ufite ibitotsi, ariko kubera ko ugiye gusenga ugatangira kumva ufite ibitotsi byinshi. Rero mu gihe nk'iki ngiki cyo kuba ugiye gusenga ninjoro, niho Satani atangira kukwatakisha ibitotsi byinshi bikabije kugira ngo urusheho gusinzira. Ahangaha niho utangira kumva usa nkaho utangiye kugenda wumva usa nkaho uri kongorerwa ko ibitotsi biryoshye, ariko mu by'ukuri muri ibyo bitotsi nta kintu kirimo, ahubwo ari amasezerano yuzuyemo ubusa. Akenshi umwanzi Satani akunda kuba yatuma ukomeza kuryama, akakubwira ko byibuze isengesho ugiye gusenga nta tandukaniro ribuze gutanga, nta n'umumaro uri butanga, ugakomeza kumva wisinzire nta kibazo. Akanakubwira ati nta n'impamvu uri ufite ko bakica ibitotsi byawe ngo ugende usinzire, ngo ugende ujye gusenga, kandi akakubwira ati nta wundi mumaro uhari, wesinzirire gusa. Ahubwo akakubwira ati waretse se ubundi by'isengesho ukaza kubisenga mu gitondo, kumbe na mu gitondo nugera yaraguhereza ibintu byawe usohoka udasenze. Ibyo bintu byose agakomeza gusunika ukarinda uzamara umwaka utanasenze. Ariko ibyo bintu byose aba akubeshya, kubera ko Imana igukanguye mu ijoro rwagati cyangwa se mu masaha 9 n'ibyo bice byose zakomeye, kubera ko Imana batangiye kubara ko umwanzi yakwatatse. We icyo ugomba gukora ari ugufata ugatangira ugafata inshingano zo gutangira kumurwanya wifashishije izina ry'Uwiteka, izina rya Yesu Kristo. Isengesho ryaba umuti ubasha kwirukana umwanzi. Isengesho rigufasha gukuraho no kwirukana ndetse no kwica no gukuraho no gucecekesha no kuvanaho imigambi y'umwanzi Satani yari ari gupanga gukora mu buzima bwawe, ibibi, ibyago, ibintu byose umwanzi ari gupanga ku buzima bwawe. Iyo usenze icyo gihe ukaba uri gusenga, ibyo bibasha gukuraho ibyo bintu bibi by'umwanzi. Ibyo ngibyo rero Satani arabizi neza ko iyo umaze gufata kontrol ugatangira kuba watangira gusengera ibyo bintu byose, ibi bizi neza ko n'ubundi uri buze kwirusha imbaraga, uri buze kwitsinda, itsindwe mu izina ry'Umwami Yesu. Aho ngaho niyo mpamvu rero ikunda kuba yakohereza ibitotsi byinshi kugira ngo usinzire ukomeze kutaba utakanguka ngo uyineshe, ahubwo ikaguteza ibitotsi.
ahubwo igatangira kukumvisha ko ari bwo biryoshye bitotse, ari bwo ugomba kugubwa neza, ahubwo nta kintu ugomba gukora. Ibi nkubwiye rero ntabwo ari ibintu biba byahuriranye, irabizi imbaraga ziri mu isengesho. Rero niyo mpamvu ikora ibikorwa ibyo ari byo byose kugira ngo ikubuze, kugira ngo utica, utadindiza ya migambi yari yapanze kugukorera no kukwangiza ubuzima bwawe. Rero irabizi ko iyo usenze ibyo yari yagupanze, ubugizi bwa nabi, ibibi byose kubyirukana. Ukanguka nijoro ugasenga bishobora kuba byatangira kukugora, ariko kuri abo bantu bose Imana iba yahamagariye gukora ibyo bintu byose, ibahemba ndetse bahereza ibihembo byo mu buryo bw'umwuka no ku mubiri hose. Uko urushaho kumva ufite ibitotsi byinshi, niko urushaho gushyira imbaraga nyinshi mu bijyanye n'amasengesho yawe. Ubwo uzatangira gusenga, ubwo ijwi ryawe uzaba uri kurizamura usenga, nako uzatangira gukemura ibibazo byinshi. Satani ibi bizi neza ko amasengesho yawe niyabasha gukuraho ibyo bintu byose by'ibibi yari yagupangiye, ko imitego ye n'imigambi ye mibi ko yabarangije kumenyekana. Hari abantu benshi uyu munsi bashoboye kuba bari guca mu bibazo byinshi mu buzima bwabo, bafite wenda n'ibibazo biri seriye cyane byinshi rwose bari guhangana nabyo aka kanya, ariko Imana ikaba yaragiye ibaburira kubera ko yari yarabibonye mbere, ikababurira, ikabakangura nijoro, yewe ikabereka amayerekwa nijoro, ikabereka inzozi z'ibyo bintu, ariko abo bantu ukabona nta kintu babikozeho, ikabakangura nijoro ngo babisengere ibyo bintu biveho, ntibagire ikintu na kimwe babikoraho, bagakomeza bakituriza gutyo gusa. Ibyo bintu nyine ntibabyiteho, ntibabibone. Imana ikabibabwira bagakomeza uyu munsi bakabyihorera, uyu munsi bakaba bakiri guhangana nabyo, bibamereye nabi, byabakomereye kubera ko batigeze babyitaho ngo babashe kuba babisengeraho, batazi imbaraga ziri mu isengesho ryo kuba wakangutse icyo gihe ugasenga. Si ukora kuvuga ngo mu buzima busanzwe wasenze ku manywa nabwo ntabwo bikora, nabwo birakora, ariko nanone kiragiye nacyo kiba cyiza, kuko Imana igukangura kubw'impamvu. Aha nibwo Yobu ibice byaho 40 umurongo wa 5, Imana ivuga ati navuze rimwe ariko sinzongera gusubiza, ndetse kabiri ariko sinakongera. Aha ni Yobu ubwo yavugaga. Ibi bitubwira gutya ngo Imana igitubwira ibintu byinshi, ikaduhishurira byinshi mu buzima bwacu, ariko ntitubyiteho. Rero ntuzigere wemerera uko kwirengagiza ibintu kwawe bituma ari byo bizagushyira hasi, bikangiza ndetse no kwiringira kwawe no kwizera kwawe. Emerera rero mu gihe ukanguwe rya joro, utangira ubyemere gusenga, wegereza Imana kandi usenga ukoraho. Hari n'isengesho rwose nagiye mbere kuko musenga riri hano kuri YouTube channel yanjye, mu gihe ukangutse zirasaha isengesho, uburyo bubwiza bwo kuba wasenga mu gihe ukanguwe mu masaha saa 6, saa 9, saa 11 riri kuri YouTube channel yanjye. Angaha ni uzatangira kujya usenga, ndetse wasenga ugatangira kubona intsinzi zidasanzwe mu buzima bwawe, yewe ibitero by'umwanzi byari bihishwe bigatangira kubishurirwa, ndetse n'ibyo utigeze ubasha kuba watekereza ubwawe. Petero muri Bibiliya niho twabonye ko yari yafunzwe muri gereza, ategereje ko ari buze kwicwa mu gitondo. Ubwo ahangaha yari ategerejwe rwose ko ari buze kwicwa, byarangiye. Ariko mu ijoro nibwo marayika w'Imana yaje kwinjira muri gereza, maze akangura iyi ntumwa aho yari isinziye. Igihe Petero yari akimara kubona ko imiryango ya gereza ifunguye, ntabwo iki gihe yagize ubwoba, ntabwo arazi ko ari Imana isa nkaho iri kumubohora. Angaha nibwo nyuma yaje kubona ko ari amahirwe ahawe yo kuba yava muri iyi gereza. Yakurikiye marayika asohoka muri iyi gereza yari arimo. Rero kubaha Imana ibi byahise bituma abasha kubohorwa, avanwa muri gereza, ndetse Imana imukiza urupfu. Ibi ngibi mu buryo buhambaye cyane. Abantu benshi uzabona bavuga ngo nari nananiwe cyane, ndumva gusenga bitari bunkundire, ariko iki gihe Petero yabashe kumenya ko kuba Imana birinze kuba wabuguwe neza cyangwa se uraho ngaho uri kumva ko uguwe neza. Nawe byarashoboka akavuga ko n'ubundi arabizi ko ari bupfe na hari bujye, byarashoboka ko nawe ari buvuge gutyo kandi akavuga ko ananiwe n'ubundi ari cya kindi, ariko kiragiye yemeye kuba Imana, ava mu nzu y'imbohe acika urupfu. Ahubwo kugira ngo wihe impamvu zo gukomeza uryamye mu gitanda cyawe nijoro, Petero yarakangutse akurikira marayika w'Imana. Ibi byaje gutuma rero abohorwa. Urundi rugero nakubwira ruhambaye twarubona muri Bibiliya, cyane cyane turusanga muri Samweli akiri muto. Igihe Samweli ari umwana mutoya cyane, Imana yaje kumuhamagara mu ijoro rwagati mu gihe Samweli yari asinziriye, maze aravuga ngo bwira umugaragu wawe arakumva. Aho ngaho nibwo Imana yaje kumuhishurira, imuhishurira ibintu byinshi, kandi iki gihe nibwo yahisemo kubaha Imana. Aho kugira ngo Samweli yirengagize ahitemo kuba yaba umunebwe, akomeze kwisinzirira, ibi yarabyanze arakanguka yumvira Imana.
ibi rero ni nabyo rero bikomeye cyane. nawe ntabwo yarabizi neza ko azavamo umuntu udasanzwe, ariko Imana iyo idukangwe nijoro natwe tuba tugomba gusenga kugira ngo tuyubahe ibyo iri kutubwira. Tugomba kwishingikiriza mu kwiringira kwacu, mu kwizera kwacu, twizera umwami Yesu kandi tukabasha kubaha icyo Imana itubwira. Ibi ntabwo bivuze ngo wenda tugomba kujya turara ijoro ryose turi gusenga. Ibi ntabwo aricyo bivuze. Ndi kuvuga ngo mu gihe Imana igukanguye nijoro tugomba gusenga. Ntabwo ari igihe cyo guhita uvuga ngo wenda ukangutse kugira ngo izindi mpamvu, ahubwo aba ari igihe cyo kuba ukangutse ahubwo ugahita utangira gusenga. Ntabwo ari igihe cyo gukanguka ngo wongere uhite usinzira gutyo ntacyo ukoze. uba ugomba gusenga kandi ukinginga Imana, kandi Imana ikabana nawe ikanagutegurira ibintu biri imbere, n'imitego yari iri imbere yose ukayivanaho, kuko hari byinshi bitangira kuba mu masaha n'ijoro umwanzi atangira gutegura ku buzima bwawe. Maze ahangaha rero niho tuba tugomba kumva icyo Imana ishaka kuba yatubwira. Rero cyajya uba usa nkaho ntabwo ari ingenzi wumva ko wakomeza kwiryamira, ni nako aba ari ingenzi kumva ndetse no kujya imbere y'Imana kugira ngo ubashe kumenya icyo Imana iba isa nkaho iri kutuyoboraho kandi kiri imbere. Ushobora gutangira ukibaza, ese kubera icyo Imana ihitamo mu masaha ya nijoro aho kuba yahitamo ku manywa mu gihe buba hagaragara ngo itubwire ku manywa? Ariko igihari nuko Imana yakuvugisha igihe icyo ari cyo cyose, byaba ku manywa byaba na nijoro, Imana hose iravuga. Ariko kimwe mu bintu akenshi bikunda kubaho ni ukubera ko ku manywa akenshi dukunda kurangazwa n'ibikorwa byinshi, ibintu byinshi tuba turimo, ahubwo bikaba byanatugora cyane kumva ijwi ry'Uwiteka ndetse no kuba ubwawe wabasha kuba wamenya ko uri mu byago byo mu buryo bw'umwuka. Ku manywa biragoye kubimenya, ariko nijoro iyo turyamye, iyo Satani atangiye gupanga kugira ngo pange ibibi ku buzima bwawe, niho Imana igukangura kugira ngo ubyiboneshereze n'amaso yawe kuruta mbere. Kabona nubwo wasenga isengesho rito rwose rishoboye kuba ryatanga umusaruro uhambaye mu buzima bwawe, cyane cyane muri rwa rugamba rwo mu buryo bw'umwuka ruba rutewe kuri wowe, kuko urugamba ruhari. Ariko tugomba no kwibuka ko mu gihe twanze kuba twasenga ngo twegereze Imana, tuba twaraje gutsinda urwo rugamba. Ibyo bigusaba igihe kugira ngo uhange amaso Imana kandi ube wamaze kuba ubwawe wihaye Imana, wabaye witanze ubwawe ugafata igihe ukaba uri imbere yayo. Rero nuramuka bigize umuco kujya nawe wumvira Imana mu gihe cya nijoro, ukajya ukanguka ukaba uri hafi y'Uwiteka, rwa rugamba rwo mu buryo bw'umwuka utabasha kubonesha amaso uba urutsinze. Uzatangira gutungurwa ndetse no kwishimira ko bamara iminota mike iri imbere y'Uwiteka, uburyo bitangira gutanga impinduka idasanzwe, bishobora no kuba byahindura iminsi yawe yose iri imbere yose, ukabona ibintu bihambaye bitangaje. Rero buri gihe cyose ukangutse ujye uvugisha Imana, yewe na mbere y'uko ufata telefone yawe ujye gukanda kandi ureba ibindi, cyangwa se mbere y'uko uvugisha inshuti yawe, kubera ko Imana yonyine niyo ikwizeza kuba yaguha ubuzima butekanye, yaba ari mu mutwe, yaba ari mu buryo bw'umubiri bw'inyuma bugaragara, yaba ari imbere mu mubiri wawe, yaba ari no mu buryo bw'umwuka. Umuntu rero ufata igihe kinini, ufata igihe cye akabasha kubarana Imana, gufata igihe cye akaba ari kumwe n'Imana nijoro, aba umunyembaraga yewe no kurusha na wa muntu wamaze n'umunsi wose ari gusenga. Ntabwo ibi wabyibazaho cyane se ko uburyo Yesu Kristo yagendaga amara igihe kinini nijoro ari gusenga? Ibi ni ukubera ko nabwo yari yarasobanukiwe imbaraga ziri mu gusenga isaha za nijoro. Akenshi biba byarahishwe amaso yacu turebesha, ariko ibiturwanya ntabwo wabigereranya n'imbaraga n'urukundo n'imigambi y'Uwiteka Imana idukunda dufitiye. Imana mu gihe tuyihaye icyubahiro tukayishima tukaruhukira muri yo, izatureberera nijoro iturinde kandi irinde imitima na roho yacu mu biganza byayo. Rero mu gihe nawe wisanze ukanguka nijoro rwagati, nawe banza utuze kandi tumenya ko Imana hari ikintu ishaka kukubwira. Imana ibitegereje ko ugomba kumva, ntuzamere nk'ab'isi ngo iravuga iti ubaha Imana uce bugufi. Byari by'uyu munsi byari ibi ngibi. Tubwira igitekerezo cyawe uko ibyawe bijya bigenda, maze ubutatubwire na video tuzagukoreraho nuko bizabimeze. Ni William Vicha, turacyakomeje ku bintu byacu by'ubwenge. Imana ibaho umugisha, ibane namwe.